nk'izi nkotanyi reba nk'ibintu ziba zikorera manuka ibaye reba umuvuduko abantu bafite izi nkotanyi nta muntu uzazikumbura we cya umva iyi leta nihinduka izi nkotanyi ntawe uzazikumbura abantu bari kwandikisha na saa 12 koko ngiye kubaramutsa kubw'uko donc numvise ari byiza yuko nongera kugira icyo mbavugisha kandi mbanza no kubashimira kubw'uko ikibazo nari nababajije nubwo mutabashije kumvugisha personally ariko ibisubizo mwarabimpaye nakomeje gukurikira ibiganiro mukora kandi byose donc ikiganiro mwakoze nyuma yuko nababajije ikibazo cyashubije nka 80% y'ibibazo nari mfite. Ubwo rero ndashaka kubashimira rwose mbivanye ku mutima kubw'uko ibyo bibazo byari pressing mu mutima wanjye byabonye answers kandi nkaba numva vraiment ndi almost satisfied. Ubwo rero ikintu gitumye nongera kubavugisha again nuko binaniye kwihangana kubw'uko nkomeje gukurikirana ibiganiro byanyu donc mu kinyarwanda nubwo yavuga ngo urimo kumvugira ibintu donc ibintu bindi mu mutima nifuzaga kuvuga ngo ngeze ku banyarwanda sometimes igihe ntanabizi neza wowe urimo kubivuga exactly as is nk'uko bimeze. Ubwo rero ndashaka kugushimira mbivanye ku mutima kubw'uko uri mu bantu kwanza reka nabivuge bakeya mu Rwanda babona ibintu uko bimeze, donc mu yandi magambo bafite ukuri muri bo. U Rwanda rero kugira ngo ndimo kuvuga ati kugira ngo u Rwanda ruzahinduke, u Rwanda ruzabe uko turwifuza, dukeneye abantu bahindutse. Abantu bahindutse rero tubamenyera ku mbuto bera. Imbuto bera Yesu niwe yavugaga ngo sinzi niba ari Yesu wabivuze ariko ibiva mu munwa wacu nibyo byerekana abo turi bo niba tutari indyarya. Ni ukuvuga ngo rero ibintu uvuga byerekana ko wahindutse kandi ibyo uvuga hafite nibyo bizahindura u Rwanda. Niba dushaka u Rwanda rwahindutse, niba dushaka u Rwanda ruzima, ukuri kugomba kujya hagaragara nubwo kuryana, nubwo kuvuna, nubwo kugoye. Ubwo rero icyemezo wafashe cyo kugeza ku banyarwanda amateka mazima, nubwo ababaje, nubwo arura, nubwo agoye, ariko wafashe igitekerezo giturutse ku Mana. Wafashe ingamba zo gukora ibintu biturutse ku Uwiteka. Ubwo rero nkaba mbigushimira cyane mbivanye ku mutima kandi nkubwira ati komerezaho. Tugeze muri dispensation whereby the truth must be spoken. Kandi noneho Imana yarabikoze neza. Ubu hari social media, dufite urubuga rwo kuvuga nubwo abandi abatanga uburyo bwo kuvuga baba batabishaka. Isengesho ryanjye rero rikaba ari uko abanyarwanda benshi bagomba kumva ibyo uvuga bakabimenya, bandi bakeya bashaka ukuri, bakunda ukuri, bakazabyumva kuko abo ngabo nibo Imana izakoresha. Icyanyuma rero nshaka kuvuga ni icyo wavuze mu kiganiro cyawe cy'ejo bundi cyo nimero 69 urimo kurangiza
waravuze ngo nubwo byagaragara nk'aho ari kategorike ariko jyewe nabivuga ko ari iby'Imana. Waravuze ngo never again, ubutegetsi ntabwo buzasubira mu maboko, niba waravuze ay'abungura, niba waravuze ay'abakizi nibuka, ariko donc washaka kuvuga yuko ubutegetsi butazongera kuba mu maboko y'abariya bicanyi. Icyo kintu rero nkaba ashaka kuvuga yuko atari we wakivuze. Yesu Kristo arimo kuganira n'abigishwa be, rimwe yarababajije ariko se k'abantu bamwe bagenda bavuga ati gutya na gutya, tugenda uyu mwebweho munyita nde? buri umwe akajya avuga ati dukeka wenda yuko ushobora kuba ari Eliya waje, abandi bakavuga ati dushobora gukeka yuko uri wa muhanuzi ukomeye, abandi badonko bagenda batanga opinion zabo. Noneho Petero we aravuga ati you are the Christ, the Messiah twasezeranyije. Yesu Kristo aramusubiza ngo ibyo bintu uvuze ntabwo ari wowe ubivuze ku bwawe, ahubwo ni umwuka w'Imana ubikubwiye. So umaze kuvuga kiriya kintu kubw'uko nanjye cyari cyaradorobye mu mutima wanjye kandi nzi aho kivuye, nanjye nakubwira ati biriya bintu ntabwo ari wowe wabyivugishije, ahubwo ni umwuka w'Imana wabikubwiye. Kandi ndumva waranavuze yuko ubutegetsi butazongera no kujya muri kariya gatsiko k'abicanyi b'abatutsi ba KFPR, reka nawe kuvuga abatutsi. So yewe iyo numvise umuntu uvuga ibintu biri deep nk'ibyo uvuga exactement, navuga ati ntabwo ari wowe ubyivugisha, ni umwuka w'Imana, kuko umwuka w'Imana niwo ukuri, niwe kuri. Ukuri abantu benshi baba bakuza ariko baranagutinya, niyo mpamvu majorite y'isi itagendera mu kuri. Abagendera mu kuri rero n'abari kumwe n'Imana. So thank you very much. Imana iguhe umugisha kandi ikomeze igufashe gukora ibyo yakubwiye gukora, kandi uzabikore nta na kimwe ukuyeho. God bless you. Ntabwo ibyo navuze mbisubiramo. Umuntu yenda agishubije yarambura byinshi, kuko abo bitwaza byinshi ngo Habyarimana ntashyigikiye demokarasi, Habyarimana niwe wazanye intambara, Habyarimana ibi. Namwe musesenguye ibyo bavuga byose mwabisubiza. Habyarimana yazanye intambara se? Inyenzi n'ubwa mbere zitera u Rwanda, inyenzi zateye u Rwanda rukibona independence muri 1962 mu kwezi kwa karindwi. Zarateye mu Birunga, ndibuka nari suriyotuna, bampa abasirikari bari bamaze kurasa na gatatu gusa, turajyana tujya mu Birunga muri 1962. Zarateye muri 1963 mu Bugesera, hapfa premier sergent Mbonanyira. Zarateye muri Zanshiri. Rumors circulated by people who are ignorant politically that the refugees of Rwanda in Uganda will use Rwanda as a base to come and attack, will use Uganda as a base to come and attack Rwanda. abantu b'ibicucu muri politiki bagiye bavuga ko impunzi z'Abanyarwanda ziri mu Uganda zaba zitegura gutera u Rwanda. This is not possible, and it will not happen, and I like to assure all the people here that it will not happen at all. Mu Bugarama hapfirayo ba Felesi, igihe sinyenzi zitateye u Rwanda ni igihe ki? Uretse ko ibitero byagendaga bisimburana mu myaka,
nibwo byazaga bikomeye kuko nyine babaga bafite igihe cyo kwitegura. N'ubu ngubu ziyise inkotanyi, n'ubundi nizo ziyise inyenzi, ntabaziyise inyenzi n'uziyise ko ubu ziyise inkotanyi. Byari byo byose ni babandi cyangwa n'abana babo baratera, baza bafite igitero gikaze kubera ko bari bavuye mu ngabo z'amahanga, bafashe ibikoresho byabo, batekaga ibigo bikomeye. N'ubu kandi amasasu bashana bajya kureba muri ibyo bigo, ikibazo bafite cyose bajya kureba aho bategekaga. Ariko impamvu ni yayindi yatumye batera muri 1962, 1963, 1967. Impamvu ni yayindi y'icyo gihe ni nayo y'ubu ngubu. Ntabwo rero Habyarimana wazanye intambara, kuko icyo gihe Habyarimana se wari ku butegetsi. Niba ngubu bashaka Habyarimana, se icyo gihe bashakaga ndi? Niba ubu ngubu se bashaka Habyarimana, icyo gihe barashakaga wari uhari icyo gihe, kuki bashaka ubu ngubu bagashaka na Habyarimana? Icya kabiri baravuga bati demokarasi Habyarimana ntayemera, afite ubutegetsi bw'igitugu. Kuko igitugu ni iki? Abafite ubutegetsi bw'igitugu ni bande? Kuva muri 1975 nubwo twagize ishyaka rimwe, ariko urebye wasanga iryo shyaka inama abantu bisanzura. Kugira ngo ndishyireho nagombye kujya mu prefecture gukorana inama n'abategetsi ba prefecture n'abashinzwe amajyambere muri prefecture. Amanama twarazengurutse hose, ariko bakavuga ngo ni igitugu. Murebe mu madisikuru yanjye nkunda kuvugamo dialogue, concertation, simbitangiye ubu ngubu, kumvikana mukajya inama. Ibyo byose narabyerekanye kuva icyo gihe muri 1975 nshyiraho iryo shyaka rimwe. Amanama nakoresheje nashaka ko umuntu avuga akisanzura. Muribuka kuva muri 1987, 1988 nakoresheje amanama ari kuri stade y'Inyamirambo, nkoresha amanama n'abakozi b'inzego zose, nkoresha amanama n'abacuruzi b'inzego zose, kuva ku mucuruzi gutuma ibintu mu mahanga kugeza ku mucuruzi wo mu isoko ugurisha inyanya, abanyamabanki bose, abugumestre muri 1988. Nibwo icyo gihe navuze nti turebe uko twavugurura politiki yacu. Ubu se uwari wabintegetse ze ninde? Abo bose ko najya kwirwana nabo, bakampa ibitekerezo byabo, bakampa ibyifuzo byabo. Igitugu se kirihe? Demokarasi itari yose ni yiye. Mumaze imyaka 19 muyobora u Rwanda. Mu bihugu byinshi bigendera kuri demokarasi isesuye, perezida ntakunze kurenza manda ebyiri z'imyaka 4, 5 cyangwa 7. None mwebwe mwiyemeje kongera kwiyamamaza, murasanga imyaka 19 idahagije? Aka kabiri nako nabazaga, kuko mu Rwanda ubu ngubu mumaze kuba inararibonye muri politiki, ikibazo cy'abahutu n'abatutsi cyakomeje kuremerera iki gihugu cyacu. Ubu ngubu nyuma y'imyaka 19 muyobora iki gihugu, icyo kibazo murabona giteye gite? Murabona kizarangira gite? Ikibazo cyo cya mbere ngira ngo ntabwo ari nge wabibaza, wabaza abanyarwanda ubwabo. Navuze kuko bansabye ko nakongera kwiyamamaza, numva ngifite imbaraga, mfite imyaka 55 zo kwiyamamaza. Kumbwira rero ngo ese bizagenda bite, ibyo nawe n'abaturage bazasubiza icyo kibazo cyabo. Nta kintu nabona kongera ngo abaturage nabo bazasubiza mu matora.
urambwira uti ikibazo cy'abahutu n'abatutsi kibona ute? wowe mbese ukibona ute? kuko abahutu n'abatutsi kuva muri 73 icyo politiki ya Repubulika ya Kabiri itakoze kugira ngo abahutu n'abatutsi bumvikane ni ikihe? icyo nashobora gukora ntakoze kugira ngo abahutu n'abatutsi bumvikane muri ya politiki y'ubumwe, muri ya politiki y'amahoro. Ubu ngubu bamwe babigize urwenya, uza ahubwo nakuri ndabyihoreye kuko bamwe babigize urwenya, ariko politiki y'amahoro, politiki y'ubumwe nicyo yari igamije kumvisha abana b'u Rwanda bose akarere bavamo ko bose ari abana b'u Rwanda. Nigeze gukoresha inama banza ari muri Gitarama, umunyamakuru nibaki umunyamakuru ngo simbizi arareba aho twari twicaye guverinoma yose, arambwira ati ngiye icyo nashaka kukubwira, ati nta kibazo mfite, ati icyo nashaka kukubwira nuko iyo mbonye uko mwicaye ko nguko numva nishimye. Nahise kuki? Ati mbona muva mu turere twose tw'u Rwanda. Nicyo nakomeje gushingiraho, kureba umunyarwanda uko yazamuka aho ari hose, ubwoko yabarimo bwose, abahutu n'abatutsi bakumvikana. Ahubwo wambwira ikitarakozwe ntashobora gukora. Ibyaje nyuma rero intambara igatera, bakavuga ngo ubwoko n'ubwo bwarahohotewe. Koko abanyarwanda niko babibona, babona ko Repubulika ya Kabiri, babona ko Habyarimana ntacyo yakoze kugira ngo abatutsi bumve ko ari abanyarwanda muri iki gihugu. Niko abanyarwanda babibona koko? Nicyo nagusubiza. Usibye abatutsi baje kutwumviriza na twadukingirizo twabo, nta wakwemera ko inyenzi inkotanyi zadutegeka. Ikindi cyemezo cya kabiri nuko nitumara kuvana iyo guverinoma tuzashyiraho guverinoma nziza iharanira inyungu za rubanda nyamwinshi y'abahutu. Igihe rero nikigera nzabatumaho mwese, nzababwira interahamwe ni tujyane. Barambwiye ngo we ngo nujya kwiyamamaza ngo uzajyana abasirikare bawe ngo kugira ngo abe bo bakwamamaza, ntibanyamamaza hari icyo se. Ariko hari abavuga ngo demokarasi yo mu Rwanda ngo amatora ngo n'ubundi ikizayavamo turakizi, hari icyo se.